ubwo Gabriela yarwaga igihumure, Mike yahise yihutira kujya kumureba, aramuhindukiza, aramukubita, uranyumva, ariko kuko yari yaguye igihumure nta kintu yumvaga. Ubwo rero Paul aravuga ati ni cya gicuri cyiwe, wasanga mu kanya minota 5 araba yongeye kuzanzamuka. Mike rero ntigeze abyitaho, yarahangayitse, akomeza kubwira Paul zana amazi. Rero Paul aramubwira ati niko sha, uze no kuntegeka mu rugo rwanjye uburyo turutwara, nakubwiye ko mu minota 5 araba zanzamutse, si ubwa mbere yarwa igihumure, tuza. Mike rero ntiyabyumvishe kuko urukundo rwe rwatangiye kuza, yaramufashe amujyana kwa muganga yihuta, aravuga ati kizaba nzama umuti. Ubwo yamugezaga kwa muganga, abaganga baramututse cyane, baravuga ati muri iyi vision ni gute uhohotera umugore, ni gute watoteza umugore akageraho agwa igihumure kubera stress. Mike ntiyigeze yumva ibyari byo, yumvisha atunguwe cyane, ati Gabriela arwaye stress gute se? Gusa yaje gusobanurira abaganga uko bimeze, nuko abaganga baramubwira ati uyu mudamu uze kumwitaho, uze gukurikirana urugo rwe, uze kurubera amaneko, maze uyu mugabo muzamutange umuyobozi. Nta mugore ukwiye guhehoterwa muri iki kinyejana. Mike rero byaramubabaje cyane, akomeza no gutekereza uburyo ki Paul nta kintu yari yitayeho, ahubwo atangira no kubona impamvu nyinshi zo gukunda uwo muziranenge Gabriela, umwana witonda, mwiza, wuje uburanga. Gabriela rero haciye akanya yaje gukanguka. Aho niho rero yamenye ko Gabriela yari amaze igihe kinini abaye mu itotezwa no gutinya. Muri ako kamwanya rero akimara gukanguka, Mike ntiyacecetse, yamuhaye imbaraga zo kuvuga ukuri, yaramuherekeje gutanga ikirego. Amategeko rero yaje gufata Paul rero yarahanwe kubera ihohoterwa. Gabriela yatangiye ubuzima bushyashya guhera uwo munsi baba kwa muganga. Yamenye ko rero kwishyurirwa ishuri atari impamvu yo kubaho mu bubabare, ndetse no gushimira si impamvu yo kwihanganira ihohoterwa. Mike ntiyamukunze kubera yamugiriye neza mbere, yamukunze kuko yamubonanaga agaciro. Buhoro urukundo rwabo rwarakuze, rutari urw'igitutu, rutari urw'umwenda, ahubwo ari urw'icyubahiro. Umunsi umwe rero Mike yafashe akaboko Gabriela, aramubwira ati sinshaka ko ubana nanjye kuko nagukijije, ndashaka ko ubana nanjye kuko nkunda. Gabriela aramwenyura bwa mbere atikanga. Ubwo nibwo yamenye ko urukundo nyarwo rutsinda ubwoba. Rero moral of story ni uko udakwiye gukunda umuntu kubera yakwishyuriye ishuri, kubera ko yagufashije mu buzima, kubera ko wumva umufitiye umwenda. No, urukundo si umwenda wishyura, urukundo ni amahitamo. Umuntu ugukunda by'ukuri ntazagukoresha ikintu cyo kukwibutsa ibyo wamukoreye. Bye, ciao ciao.